Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona giteye ku buhe buryo? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Hari aho uzabona gari ya moshi iri kugendesha ibintu bimeze nk'ibinyururu, ibiri kugendera ahantu habambiye, igendera ku nzira zikoze nk'urwego z'ibyuma. Ariko hari naho uzabona gari ya moshi ziri kugendesha amapine, aho hantu ziba ziri kugendera haba hatabambiye. Ibyo ni ibibazo bibiri babaza kwa bino bibazo byerekeye n'inzira za gari ya moshi. Ikindi kintu ugomba kumenya, zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Nk'igiye gutambuka baba barashyizeho amatara yaka urumuri rutukura, yakazima. Wahagera ugasanga ari kwakazima yakazima, ukamenya ko igiye gutambuka, ukamenya ko ugomba kugira ute guhagarara, kubera ko gari ya moshi kirisanze mu nzira irakigonga. Ibyo mba mbikubwiye kugira ngo nujya mu bihugu birimo za gari ya moshi uzabe warabyumvisheho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? A, itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C, itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A, itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa kikaba atari igisubizo cy'ukuri. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro kikaba atari igisubizo cy'ukuri. Na C, itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo nacyo kikaba atari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ku manywa bakoresha udutambaro, kubera ko ku manywa haba hari urumuri rw'izuba. Noneho nijoro bakaza gukoresha itara. None reka turebe mwa bino bisubizo bine ko ari byo bahavuze. Bavuze ngo itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. Urumva ku manywa hari igihe n'umuntu yagucaho telefone iri kwaka ntubibone kubera ko hari urumuri rw'izuba. Birumvikana ku manywa ntabwo bakoresha amatara, ahubwo bakoresha udutambaro. Noneho nijoro kuri B bavuze ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Nijoro ntabwo bakoresha agatambaro, ahubwo nijoro bakoresha itara, ku manywa bakakoresha agatambaro. Niyo mpamvu duhisemo ko
nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera babicurikiranyije. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, bishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo A metero 2.50, B metero 2.75, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B metero 2.75 bigira ibipimo bitarenze metero 2.75. Dukiro ikibazo bajya bakibaza bafashe zino metero bazishyize muri santimetero, ntibizakugore bakavuga ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300. Ntibizakugora, ikintu baba bakoze cyonyine no guhindura ingero gusa. Ndizera ko ramsamo B, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ngo ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Ahakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C kugira ngo birusheho kugaragara neza, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika byakagombye gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko ku bantu batembereye cyane cyane muri Kigali hari igihe ubona barabimanitse hejuru y'umuhanda cyangwa se biri ibumoso. Kubera iki? Ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Uretse na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa na bino bimenyetso biri hasi mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko ramstamose, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wayisema ndizera ko n'icyabuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amahira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Riba rigomba gushyirwa he? A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, C iburyo bw'amasangano, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iryo tara ry'umuhondo rimyatsa ni rya rindi bakoresha bakwereka igice cyaguteza ibyago. Iryo tara rero rishyirwa kuri buri nzira cyangwa se hagati y'amasangano, ariko ukibuka ko iryo tara ry'umuhondo uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda gusa, ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Impamvu babivuzeho nuko nzi ko hari ikibazo babaza, gusa iryo tara ry'umuhondo rihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Uzavuge ko ntacyo yihindura. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A uburenganzira bwo gutambuka mbere, B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D
A na B ni ibisubizo by'ukuri. A uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye afite uburenganzira bwo guhita atambuka mbere, abandi baba bagomba kumuhereza inzira. Hari abantu bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere ngo mu yandi masangano ngo y'umuhanda ngo akwegereye. Oya, uzatambuka mbere aho hantu ugeze. Ntabwo uzabona icyapa hano ngo ujye gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda ariyo hirya. Oya, ahubwo uzatambuka mbere ahantu ubonye icyo cyapa. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Hari igihe uzagera ahantu ubone hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, kubera ko ya mirongo irombereje hagati mu muhanda icagaguye n'idacagaguye yasibamye, wenda ubone bashyizeho biriya bimenyetso by'imitemeri isa n'icunga rihishije. Rero biriya bimenyetso biba bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na ayigomba kurangwa n'iki? Batubwiye ngo bitagishoboka kubona muri metero 200. Wenda se bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Hari no inyamaswa zikuruwe cyangwa se ingorofani cyangwa se inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenerwamo, hari ukuntu ziba zigomba zigaragazwa kwe buryo rero. A imbere ni itara ryera, B imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, C inyuma ni itara rimwe ritukura, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Nwa ngo izo nyamaswa hano ubundi bari kuvuga ngo imodoka zikuruwe n'inyamaswa. Iyo bavuze imodoka zikuruwe n'inyamaswa mu Rwanda ushobora kutabibona, ariko mwabira bihugu byo mu butayu bwa Sahara hari igihe ubona nk'ibinyamaswa biri gukurura ibintu bimeze nk'ibiziga, ibi byo bita ingamiya biri gukurura ibiziga. Rero hari ukuntu yagomba kugaragazwa. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bari itara rimwe ritukura. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntiyahora yaka, bashobora kuzimwa ryari? Ayo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B yo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikira cyane azimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro.
hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba ashobora kuzimwa iyo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200. Yareba muri metero 200 haba hakiri ku manywa, rero ashaka aba yazimya amatara maremare y'ikinyabiziga. Niyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe mubibona ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wenda ushaka kumwaka inzira ukagira acana amatara maremare, ugenda uyazimya uyazimya, biriya nabyo nibwo buryo bushobora kuzimyamo amatara maremare. Ariko ukibuka ko nanone iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga nabwo ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo ruriya rumuri rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza basanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byabateza ibyago. Nabwo uba wazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Umuyobozi aba agomba gukora iki? A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Uri gutwara akanyabiziga cyangwa uri kugasunika ariko kari gutuma utareba imbere neza. Ibyo washyizeho biri gutuma utareba imbere neza. Abantu benshi bakunda guhita bavuga ngo ubwo ni ikamyo. Hoya, birashoboka ko ugiye guhaha mwaya n'amasoko ya hano i Kigali, washyira ibicuruzwa kuri ka kantu basunika bashyizeho ibicuruzwa kagatuma utareba imbere neza. Ikintu uba ugomba gukora, ujya imbere ukagakurura. Niyo mpamvu duhisemo B, gukurura ikinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndizera ko usobanukiwe. Ntukajye uhita uvuga ngo ubwo ni ikamyo, ngo ubwo se wakurura ikamyo. Hoya, na turiya ni utunyabiziga dusunikwa. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788951626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, abana. B, inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba kivuga ngo ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana, wenda se bajya ku bigo byabo by'amashuri cyangwa se bajya ku bibuga by'imikino byabo by'abana. Ahantu hakunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana, bashyiraho kino cyapa, uzamenye ko gisobanuye ngo abana. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakuriye y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuvuga ngo icyo gice bari kuvuga kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini, kubera ko icyo gice bari kuvuga ni parikingi. None twakagombye guhitamo B, none barengejeho andi magambo ngo ndetse no ku mihanda irombejeho ibisate byinshi ngo n'imihanda y'imodoka, bituma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko icyo gice gigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Noneho bavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera urubumbare rw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntibibujijwe ku bihe binyabiziga: A, imashini zihinga; B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haje cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri gukururuka hasi ku butaka. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbare bw'ikinyabiziga byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka, ari byo mwitamo ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe? A, ibumoso; B, ibumoso gusa igihe uyobowe n'ikimenyetso kimurika; C, iburyo cyangwa ibumoso; D, iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, iburyo. Icyerekezo winjiriramo iyo ugeze kuri rompuwe, aho waba uturutse hose winjirira iburyo. Noneho iyo ugeze hari abanyura bazengurutse uba ugomba guha inzira ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe ni ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Icyerekezo rero winjiramo ukigera hariya kuri rompuwe aba ari icyerekezo cy'iburyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? A, guhagarara kw'ibinyabiziga; B, aho abanyamaguru bambukira; C, guha ubushobozi ibinyabiziga; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Ino bice byera bigari biteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura aho abanyamaguru bambukira ni zebra cross. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross bihagaze, n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri nawo buhagaze, bivuze ko biba biteganye. Niba mvuze inyuguti ya H ni mirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati, rero biriya bice mubona ko biba biteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Rero hariya aba ari aho abanyamaguru bambukira kuri zebra cross. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo; B, ivuriro ry'amatungo; C, uruzitiro rw'amatungo; D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni de, akayira k'amatungo. Muba mugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo, wenda se bayajyanye mu isoko cyangwa se bayajyanye ahandi hantu, ariko hari igice kizwi gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Ukibuka ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera aho hantu hari ako kayira k'amatungo. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze ku kayira k'amatungo, ahubwo urabanza ukagenda urwo rugendo kugira ngo urusheho kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Ndizera ko waramutse rero de, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahatari munsi umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni uwuhe? A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 50. Ahatari munsi umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri aba ari kilometero 50. Ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Noneho ku pikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Kwa ziriya modoka zidafite ibisubiza kwicika kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose mba mbivuzeho kubera ko nzi ko ni ibibazo bababaza, kugira ngo nugerwaho uzabe warabyumvisho cyangwa se warabibonyeho, uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho, wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 10? D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na kimwe wareberaho, ntabwo biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Nucamo bo baraca he? Urumva urajya kubateza ibyago ube wabagonga. Rero icyo wareberaho cyose, wa muvuduko w'abanyamaguru, bwa bugari bw'umuhanda, waba umubare w'abanyamaguru bahari, ntabwo byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ndizera ko ramsamodi, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Tare wayisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Bufite ibihe bipimo: A metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, D metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni A metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bingana na metero 2 na santimetero 10 bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ukibuka ko amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Nicyo ni ikibazo kindi bakubaza, impamvu mbivuze hakiri kare no kugira ngo ure nabyo ubifite amakuru. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda
nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibyo bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Aba ari santimetero 40 bishatse kuvuga iki? Byibura itara ryo ku kinyabiziga riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka iki kinyabiziga kidapakiye, kubera ko gipakiye hari igihe ibyo bipimo biba bishobora kugabanuka. Ariko byibura itara ry'ikinyabiziga riri hasi cyane riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka ariko iki kinyabiziga kidapakiye. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ko rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.